Reka ngusuze uri mu mpande z'isi zigiye zitandukanye byumve ni kwizera niko nitwa ITOHOZA TV wowe witwa nde myandikira muri komenti nyemerera reka tugaruke ku nkuru ikomeje kuvugisha benshi ni inkuru ikoze ku mitima ya benshi ni inkuru igaragaza ko hari abana barirwa n'ishuri kurusha uko barirwa n'ababyeyi babo. Ese byagenda bite umwana ufite ababyeyi ariko akabaho nk'imfubyi? Ese byagenda bite umuyobozi w'ishuri ahindutse umubyeyi kubera ko umubyeyi nyawe yahisemo kwihunza inshingano ze? Uyu munsi turavuga ku butwari butavugwa n'abayobozi b'amashuri bari kuziba icyuho cy'ababyeyi bigize n'ibindeba. Ku ishuri rya GS Ruragwe rirereye mu mirenge ya Bwishyura ndetse na Rubengera mu karere ka Karongi higamo abanyeshuri barenga 2250, ariko muri abo bana harimo abana 12 ubuyobozi bwabonye biga nabi bakaza ku ishuri badafite ibikoresho, bamwe bakaza badafashe amafunguro ndetse bamwe bakaza batamesha imyenda y'ishuri. Umuyobozi w'ishuri mukuru Arinda Zarias yavuze ko yakurikiranye agasanga iki kibazo atari ubunebwe ahubwo ari amakimbirane yo mu miryango kutitabwaho n'ababyeyi, aho yagize ati hari abana tubereye ababyeyi tubaha amafunguro saa sita nimugoroba tukamenya ko agomba kugenda afashe ifunguro kugira ngo ataburara. Tekereza umwana ugiye kwiga ariko atazi niba nimugoroba ari bukate ifunguro. Tekereza umuyobozi w'ishuri ureba niba umwana yarangije ikaramu akayimugurira ndetse n'imyenda akareba ko itarasaza ndetse itameze nabi kugira ngo azayimufurire. Hari n'abana bagiwe mu mpera z'icyumweru bakaza gufata amafunguro iwe ubundi akabaha ikaze bakajya muri salo bagafata amafunguro icyarimwe n'abo bana. Ese ibi si ubutwari, si urukundo rw'igihugu? No kuri GS Kirambo riri mu murenge wa Gitesi higamo abanyeshuri 1460, muri bo abo 7 baje ku ishuri batoze badafite ibikoresho, bamwe bakomoka ku babyeyi batandukanye, abandi barerwa na ba nyirakuru badafite ubushobozi. Umuyobozi wa GS Kirambo Musabimana Philippe yavuze ko ishuri ryafashe icyemezo kubitaho by'umwihariko, aho yagize ati aba bana ubu ariga neza bameze neza byabarinze guta ishuri. Yashimangiye ko gahunda ya leta yo kugaburira abana ku ishuri yabaye igisubizo gikomeye kuko mbere hari abana bahitagamo kureka ishuri bakajya gushaka amafaranga 1000 yo kugura irindazi kugira ngo babone uko babaho ndetse baramire n'igifu cyabo. Ibi bigaragaza ko ishuri rifashe iya mbere umwana adashobora gutakaza ishuri. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Karongi ushinzwe imibereho myiza Muhoza Pascal yashimye abayobozi b'amashuri, aho yagize ati abarezi tubasaba kurenga kuba abarezi bakaba ababyeyi, ntabwo umwana akwiye kuba uburenganzira bwe kandi umuyobozi w'ishuri ahari. Ibi byiswe ikimenyetso cyo gukunda igihugu. Ikibazo cy'amakimbirane yo mu ngo kiracyari ingorabahizi. Hari abana barirwa na ba sekuru ndetse na ba nyirakuru kubera ko ababyeyi babyariye iwabo bakigendera. Hari ababyeyi bamara igihe mu tubari aho kwita ku bana babo. Ariko hagati aho muri ibyo byose hari abayobozi b'amashuri bahisemo gufata izo nshingano, bahitamo kuba ababyeyi, bahitamo kuba ubuhungiro, bahitamo kurengera ejo hazaza h'u Rwanda. Ese ubona inshingano zo kurera zigomba kuguma ku babyeyi gusa cyangwa ishuri rikwiye kuba umubyeyi wa kabiri? Ese leta yakongera izihe mbaraga kugira ngo ikibazo cy'ababyeyi bibunze inshingano zigabanuke? Andika igitekerezo cyawe hasi aha muri komenti. Niba ukunda amakuru asesenguye kandi yanditswe kinyamwuga kandi subscribe kandi like usangize abandi iyi nkuru. Wari uri kumwe na Bienvenue Kwizera, iyi ni ITOHOZA TV aho inkuru zivugwa mu buryo bwimbitse kandi butekereza ko ejo hazaza. Turagaruka mu yandi makuru, kanda like ndetse na share na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru yacu bitazajya bigucika. Mwakoze cyane.